tubaha ikaze kuri Generation Link nk'ibisanzwe ngewe nitwa Sindiheba Yusufu. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru, ibiganiro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turashimira mwese mwamaze gukora subscribe, tunakangurira wowe utari wakora subscribe kuyikora kugira ngo yaba amakuru byaba ibyegeranyo ndetse n'ibindi bitandukanye tubagezaho bijye bikugereraho ku gihe. Mu minsi yashize mwumvishe nabyita nka saga ubwo umunyamakuru akaba n'umuyobozi wa TV1 KNC yavugaga ko aba hosters cyangwa se bano bantu ba hostinga mu tubari dukomeye mu mahoteli akenshi na kenshi baba bafite indi mirimo bakora irimo kwicuruza ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bakamwanjama. Mu by'ukuri ashobora kuba wenda ntabwo nzi uburyo yabivuzemo, na cyane ko buri muntu wese agira akazi ke n'ukuntu akora ibintu, ariko icyo nari nashaka ko tugarukaho uyu munsi, reka twibaze tunarebe ubundi bano ba hosters bakora iki mu tubari, bakora iki mu tubari dukomeye, bakora iki mu mahoteli, ni igiki bayafasha. Bano bantu ntabwo ari ababonetse bose, ntabwo ari buri muntu wese, ntabwo ari buri muntu ubonetse wese ushobora guhostinga. Akenshi na kenshi uzasanga abantu ba hostinga bakunze kuba biganjemo ab'igitsina gore, bakunze kuba ari abakobwa beza cyane, nta nubwo bari indobanure, ni abakobwa beza b'indobanure bazi kureshya abakiriya. Zimwe mu nshingano baba bafite harimo kwakira abakiriya, ariko by'umwihariko abakiriya bari VIP, ntabwo ari buri mukiriya wese bakira. Ni ukuvuga ngo bano bantu ba hostinga ntabwo ari buri mukiriya bakira. Njye ntabwo nshobora kugenda ngo banyakire, bakira abakiriya bari VIP, abakiriya bazanye amafaranga menshi. Bimwe mu byo bakora harimo kubakira, harimo kubasereva, harimo gusangira nabo, nyine kugira ngo benjoyinge, kugira ngo bo ikintu babafasha ni ukubakurura, ni ukubasunikira mu guspendinga amafaranga menshi muri utu tubari baba bagiye kunyweramo cyangwa se muri aya mahoteli. Ikibaho rero ni uko bano bantu ba hostinga akenshi na kenshi usanga basangira n'aba bakire, ndetse baba bagomba gukora igishoboka icyo ari cyo cyose ku kiguzi icyo ari cyo cyose, ku buryo uyu mukire ari buze guspendinga amafaranga menshi hano yagiye kunywera, niba ari mu kabari cyangwa muri hoteli, kubera yuko ku mafaranga spendinze hari purusa, hari ijanisha runaka ako kabara akoramo bamugenera, kabone n'ubwo bamuhemba bamugenera amafaranga runaka nk'igihembo. Ariko uko yinjiza menshi, uko abantu ya hostinze, uko abantu arimo afasha, uko abantu yakiriye binjiza amafaranga menshi, ni nako nawe abona amafaranga menshi. Ni ukuvuga ngo uko abo yakiriye binjiza menshi, niko nawe yacyura mu rugo aba menshi, niko ikofi yiyongera muri makeya. Ni ukuvuga ngo rero akenshi na kenshi uzasanga bano bantu ba hostinga uretse kuba basereva abo bakire bagasangira nabo, akenshi uzasanga niba ari umukire ushatse kunywa itabi niwe umukongereza, niba ari nyine amufasha muri buri kintu cyose. Rimwe na rimwe rero akenshi usanga bano bakire baje kunywera hano hantu batari buze, hari igihe wenda bari bukenere no kurara. Iyo bakeneye kurara birumvikana ko ntabwo ari buze kuza kujya gufata umuraza kuya hanze, kandi hari umuntu wari urimo amusereva, hari umuntu wamwitayeho ndetse yanishimiye. Kenisa bivuga rero abantu bamuhinduye umurwayi, bavuga ko yarengereye, baramwibasira, ibi bintu avuga ni ibiki n'ibiki, arimo aratuka akazi k'abandi, arimo aravuga nabi akazi k'abandi. Ntabwo ari kuvuga akazi k'abandi nabi, ahubwo akazi arimo arakavuga uko kari. Ni ibyo ngibyo bakora. Nise abantu ba hostinga mu tubari ni ibiki bindi bakora? Zimwe mu nshingano zabo ni ukwakira abo bantu, ni ukureshya umukiriya ku buryo umukiriya ari buze guspendinga amafaranga menshi, ari buze aho hantu yaje kunywera, ari buze gukonsoma amafaranga menshi, na konsoma menshi biri butume n'umwe na wundi wamwakiriye ari buze kubona menshi. Imwe mu ntwaro rero ba nyir'utubari na ba nyir'amahoteli akomeye bifashisha kugira ngo aba bakire baspendinge y'amafaranga menshi, nuko bifashisha abo bakobwa b'ibizungereza. Kifashisha umukobwa w'icyuzingerezi, niba ari umugabo waje, baba bazi intege nke z'abagabo, niba ari umugabo waje kuhanywera akagerageza ku buryo uyu mugabo inzoga ari buze kunywa ari za nzoga zigura miliyoni zingahe, nyine za nzoga zihenze. Uko akoresha ibintu bihenze niko nyirakabari yunguka, cyangwa nyiri iyo hoteli, nyiri hoteli cyangwa nyirakabari uko yunguka ni nako na wa wundi wamufashije kugira ngo amafaranga yinjire nawe ari bwinjiza agatubutse. Mu by'ukuri ntabwo wenda
umuntu yabaciraho iteka ngo avuge ngo ibi bakora ni bibi, na cyane ko nta muntu babangamira, nta muntu babivanga mu nyungu ze, nta kazi nk'ibisanzwe. Ariko nanone ntabwo umuntu ukavuza uko kari yakabaye byamaganirwa cyangwa ngo atukwe ku mbuga nkoranyambaga usanga abantu bamwibasiye kubera ko uko yakavuze niko kari. Ntabwo rero ari ibintu abantu bakabaye bagira big deal ngo bumve ko ari ibintu birenze, ngo bumve ko umuntu wabivuzeho yaciye nk'amabere. nuko ku kazi kabo gateye, kandi nabo nkeka ko badatewe ipfunwe nako, kabone nubwo wenda adashobora kwifuriza umwana we kugakora, ariko nta kazi kamutunze kamwinjiriza amafaranga, nta kazi kamwinjiriza amafaranga, kubera ko niba ariyo strategy uwo mukire yakoresheje kugira ngo ajye yinjiza amafaranga menshi, uwo mukire arasora. Kandi koko niba yaguze yaranywe inzoga zihenze, akeneye kuzikoresha, akeneye ko abantu bazinywa, akeneye ko abantu bazikonsoma kugira ngo asubire no kurangura izindi, barazinywa, arangura izindi, yishyura imisoro, igihugu nacyo gitera imbere, natwe bitugereho, ya mihanda yubakwe, ya mashuri, bya bikorwa remezo byubakwe, natwe bihindukire bitugereho. Igihari rero ntabwo wenda nshobora kujya hano ngo mvuge ngo aka kazi bakora ni kabi, na cyane ko akazi umuntu akora, akazi gatunze umuntu, nta mpamvu yo kujya kugakiniramo. Ariko nanone icyo nge nashakaga kugaragaza, icyo nashaka kuvuga nuko niba hari umuntu runaka uje akavuga ati abantu bakora aka kazi ibintu bakora ni ibi ngibi, ndetse biranashoboka ko bano bantu bagakora bashobora kuryamana n'aba bakiriya igihe umukiriya byifuje, ntabwo numva ko yaba aciye nk'amabere. Uretse ko wenda na cyane ko Kenisi ubivuga afite amakuru. None se Kenisi si umukire? Ngo niba umuntu niba wowe ahantu kure wanywereye ari kuri butike, umuntu nka Kenisi usanzwe ujya muri utwo tubari dukomeye, usanzwe ujya muri ayo mahoteli, akaza akakubwira ibintu, akakubwira ati aba bantu bakora ibi bintu bafite izi nshingano, kandi byinshi mu byo bakora ni ibi ngibi, wowe ukajya kumunyomoza, urinde. Ni ukuvuga ngo niba ari utwo tubari dukomeye, urakeka ko Kenisi ari umuntu utari wanywera muri utwo tubari? Kenisi ni umunyamafaranga, Kenisi ni umukire, afite amafaranga rwose afatika. Bivuze ngo uko byagenda kose biriya yavugaga bifiteho gihamya, abifiteho amakuru ahagije. Kabone nyine nubwo abantu bamwibasiye bakavuga ngo yatutse akazi k'abandi, and then bakagenda bafata amafoto amwe n'amwe bakayifashisha muri izo nkuru zabo, ugasanga bafashe ifoto ya Muyango, bafashe ifoto ya Brian, bafashe ifoto y'abandi bandi. Nkeka ko hari n'abasore bakora ako kazi, ariko ni bake cyane ugereranyije n'umubare w'abagore bagakora. Biranagoye ko ushobora kubona akabari cyangwa hoteli gafite abo bantu bahostinga, abahosters b'abasore gusa, ahubwo byaruta kakaba gafite ab'abakobwa gusa. Ashobora kuba hari uwo musore, ariko hakaba hari n'abakobwa bahostinga abandi bantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikiba kigamijwe kuri nyirakabari ni business, ari muri business, akeneye ko abantu bakonsoma ibintu akora. Niba yaranguye amayoga cyangwa ibyo kunywa runaka, akeneye ko abantu babikoresha. Niba afite ibyumba bihenza bya hoteli, akeneye ko abantu babikoresha, kandi ntabwo biri buze kwikoresha. Yararanguye, yarashoye, agomba gushyiraho uburyo bwose, agomba gushyiraho ingamba izo arizo zose zishobora gutuma yinjiza amafaranga. Zimwe mu ngamba zishobora gutuma yinjiza amafaranga rero nuko abakiriya be bagomba kuza kuba bafite abantu babitaho, abantu babaganiriza, abantu nyine babari hafi, babaganiriza, babahekeya, babiteho, babafashe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ari nabyo ari nabyo abo bahostinga bakora, niko kazi kabo. Ntago abantu bahostinga ari aba DJ, ntago bakina imiziki mu kabari, wapi? Ntabwo bakina imiziki mu kabari, kandi noneho banatandukanye n'uyu nguyu ngo yaje gusereva abantu rusange, wapi? Bano bantu bahostinga baba ari abantu bita ku bantu bari VIP, baba bafite abakire runaka bagomba kwitaho. Ntabwo uri bugende ugiye kunywera bazi neza ko utajya urenza ibihumbi 50 ngo baguhe umuntu uri buze kuguhostinga. Aguhostinga nikize n'ubwo buhumbi bwawe 50 uri buze gutaha ugahamagara umuhungu wa mama Yusufu ngo akuguriza amafaranga ya moto. Ntabwo bishoboka. Bahostinga abakire, bahostinga abantu bifite. Murakoze cyane. Turashimira mwe mwese mwamaze gukora subscribe. Turabinginze niba utari wakora subscribe yikore, kugira ngo yaba makuru byaba ibiganiro
tubagezaho bijye bikugereraho ku gihe. Jewe nitwa Sindiheba Yusufu, ndi umuhungu wa mama Yusufu. Iyi ni Generation Link, turabakunda cyane.